uvuze kubiri hejuru ibintu ugiyemo urugo rumera cyangwa se urukundo rufite intego rumera gutya kwitotomba ikintu cyisha abantu benshi nkuko bajya bavuga ngo cyambere nta makuru ikintu cyisha abantu benshi nta makuru bafite ese ibintu ugiyemo bifiteho amakuru uburyo bw'imitekerereze iri hejuru ku bintu byo ugiye kujyamo ikintu amarangamutima yawe arateguye ntabwo wigeze twadukona twavuze cyangwa se niba duciyemo wabashe gufata igihe cyo gukira ariko yene kakanu ngo gurure yaze kuze arakantu kagurure nyene iyo kakabonye rero jewe ndakomereka muranekeza ko gururi atakunda kandi wowe nta kutagize bana yanjye wabishyizemo imbaraga bana yanjye uravuga uti nigize ko uhamya ko umuntu ngo yakundanaga n'umuhungu umuhungu akajya mara ibyumweru bibiri. Mbaye kazi mwese kuke God's Talent TV amazina yandi Leragula no munsi nabazaniye abatumirwa muri kubabona imbere yanjye turaza kuza kugirana ikiganiro cyiza kandi kiryoshye ndakwifuriza aho huri cyane cyane urubyiruko cyangwa waranashatse birakureba reka n'ubundi mbakire batwibwira hanyuma tuze kuza kongera tuganira ikaze murakoze etwa Nyangoma Scovia mekuba hano urakoze Scovia kaze zinitwa Frank Rudasingwa tugiye kubana na Frank Rudasingwa na Scovia tugiye gutangira ikiganiro cyacu n'ubundi turaza kuganira nabo ariko reka dufate umwanya dusenge nyuma tuze kongera kutuganira Scovia kangu ikaze wandusengere Witeka Mana yacu mu izina rya Yesu turagushimiye ko duhaye amahirwe kuba tugihumeka muka bazima tugushimiye umwanya duhaye umwanya tugiye kumara no tuganira reka manukiye kubana natwe no kutugira neza kandi ikiganiro dutangira hano kize gifasha imitima ya benshi kandi kibabohore urakoze kumva gusenga kwacu mu izina rya Yesu amen murakoze cyane reka tugaruke n'utuganira no munsi insanganyamatsiko nabazaniye ikintu tuza kuganiraho n'ubundi na Scovia na Frank ni insanganyamatsiko ivuga ngo ni ikihe gihe nyacyo umukobwa cyangwa umusore akwiye kujya mu rukundo rufite intego nicyo tuza kuza kuganiraho n'ubundi reka n'ubundi ntangire nganya nawe mbaza Scovia mbere ko tuza ku insanganyamatsiko n'ubundi Scovia urukundo ni iki murakoze cyane ndagusobanura ndakoresha indimi ebyiri ariko ndarusobanura urukundo ni love is a decision to commit another one's commitment without anticipation cyangwa se expectation ni ikintu ni commitment cyangwa decision ugira yo kuba wakunda undi muntu cyangwa se wiyumvamo undi muntu nta kindi kintu umuteganyijemo ubwo ni gukunda umuntu that's what we call love iyo ufite ikindi kintu like ushobora kuba nkunda Frank nkamukunda kubera yuko Frank afite akazi ntabwo ari urukundo so urukundo ni igihe nta kintu kindi wizeye cyangwa se uteganya muri Frank cyangwa se muri Scovia ariko kumva gusa uramukunze nicyo twita urukundo tukira aho ngaho Scovia Bible wenda urukundo ivuga hiki niyo mpamvu nakoresheje without expectation Bibiliya ivuga ko Imana yakunze abari mu isi cyane mu byatumye utamwana yawe w'ikinege kugira ngo umwizera atarimbuka aho bwaguye ngo buhoraho God just love he never considered anything so that's what God wants us to love we don't have any condition to love ni Imana ivuga ku rukundo tugomba gukunda rero uko Bibiliya ivuga we have to just love icyo ni Imana ivuga ku rukundo urakoze cyane Scovia reka ngaruke no ku Frank ese uriya urukundo ni icyaha ntabwo ntekereza ko urukundo ari icyaha nkuko bivuze ni ikintu kiba muri wowe avuze commitment uba committed nyine biraza ibyiyumviro byawe ushobora kubona umuntu agenda umva nyine ibyiyumviro byawe cyangwa amarangamutima yawe ugiye kuba wasanga wa muntu ariko rero nkuko bivuze ntabwo ntekereza ko hari ikintu runaka umushaka ukurikira bya byiyumviro byawe ukurikira ya marangamutima yawe kuko abantu bose ntabwo ushobora kubabona bakunda ntekereza rero ko atari icyaha kuko niko turemye umuntu aremye mu buryo buteye gutya umuntu afite ibice bitatu afite umwuka afite ubugingo ndetse afite n'umubiri rero igice cy'ubugingo twisangije twebwe n'ibindi byaremwe by'inyamaswa kigizwe nacyo n'ibice bitatu hari icyo bita emotions
amarangamutima, hari mind, imitekerereze, hari na will, ubushake. Rero amarangamutima dufite niyo adusunikira kuba twakunda amarangamutima dufite niyo adusunikira ku buryo dushobora kuba twakunda ikintu runaka. Rero ntekereza ko kubera ukuntu turemye ntabwo ntekereza ko ari icyaha, kuko Imana nayo yari izi ko bizaba. Yes, ukiri aho n'ubundi biraza kuza kuba byiza, kuko wenda hari kote y'umuhungu na kote y'umuhungu. Ndagira ngo baze wenda kuri Frank, ese n'ubundi ni ikihe gihe nyacyo gikwiriye umuntu agomba kujya mu rukundo rufite intego? Reka dore kuri kote y'umuhungu Frank, n'ubundi komeza tubwire, turaza kugaruka kuri kote y'umukobwa. Ntekereza ko igihe runaka cyo kujya mu rukundo rufite intego, reka tubanze turebe ubundi urukundo rufite intego n'urukundo rumeze. Urukundo rufite intego ni urukundo rwerekeza ku rushako. Ni urukundo rwerekeza ku rushako. Iyo ntego ni iyi, iyo ntego y'urwo rukundo ni iyi, nuko abantu babiri babana. Hanyuma rero imyaka nyayo cyangwa igihe nyacyo cyo kuba umuntu yajya mu rukundo rufite intego, reka turebe wenda turi Abanyarwanda, duhere muri sosiyete nyarwanda. Ubundi imyaka nyayo y'umuntu kuba yakubaka urugo leta yacu yemera ni imyaka 21, umuhungu n'umukobwa. Birumvikana rero ko ntabwo iyo myaka igera ngo uhite ushaka, kuko hari igihe cyo kubanza kubana na wa muntu mukundana cyangwa muri mu rukundo. Urumva hari indi myaka nibura imbere, cyangwa ikindi gihe runaka ntashobora kuvuga ngo kingana gutya. Aba bantu babiri bagomba kuba bari kumwe bamenyana, nyine barimo biganaho nk'uko nagereza kubisobanura. Rero ntekereza ko wenda tuvuge ko imyaka yari 21 leta yacu yemera, tuvuge ko atangiye nko ku myaka 18. Uyu muntu rero dushobora kuvuga ko yajya mu rukundo afite imyaka, Rwanda rufite intego afite imyaka 18, agahita yinjira mu rukundo, kuko kuri 21 niba ashaka kumitinga ya myaka leta yacu yemera, kuri 21 aritegura gushaka. Sinzi niba uri kumva ibintu Frank ari kuvuga, ngo niba imyaka 21 umuntu agomba gutangira nko 18 wenda. Ariko uretse nkabanza nkasobanura yaza kubona ukuntu nawe abivuga neza. Ntekereza ko iyo myaka rero 21 yo kujya mu rushako, reka turebe mu buzima busanzwe. Ndashaka kuvuga cya kintu bambajeje igihe nyacyo. Reka tube mu buzima busanzwe. Ese uyu mwana cyangwa se uyu musore cyangwa uyu mukobwa ufite imyaka 21 mu by'ukuri yujuje ibisabwa kuba yakubaka urugo, ko urukundo rufite intego? Iyi myaka 21 tujye kureba muri sosiyete nyarwanda, 21 umwana barimo arangiza, cyangwa umusore bamubara gukoresheje umwana abarimo arangiza amashuri yisumbuye. Kurangiza amashuri yisumbuye hari n'ababatara baba baranayirengeje. Uyu muntu aba afite ibisabwa ku buryo yagera mu rugo akubaka urugo, tudatekereza ko rwaba rwasenyuka. Ugasanga iyi myaka n'ubundi uyu muntu nubwo imyaka yigejeje yo kuba yakubaka urugo, ariko ntabwo ibisabwa yari yabyuzuza. Bakirangiza kwiga nta bushobozi afite bwatuma atunga umugore, kandi haribuzemo n'abana. Rero igihe ntekereza nyacyo, nsubiza nyine noneho igihe nyacyo gikwiriye ni igihe wujuje imyaka leta yemera, kuko utayujuje ntabwo bakwemerera kuba wabana na wa muntu. Ikindi nanone ni ukuba wujuje ibisabwa, kuba uri ready yo kuba waba muri marriage, kandi iyo marriage ikaba successful, wujuje mbese ibisabwa kugira ngo ube muri marriage. Rero ibyo bintu utarabyuzuza mpamvu zo kugira ngo ube mu rukundo. Yes, wakoze cyane Frank. Reka tugaruke n'undi ku ruhande rw'abakobwa tubaza Scovia se ku ruhande rw'abakobwa ho ni igihe nyacyo umukobwa akwiye kujya mu rukundo rufite intego? Arakoze Frank. Imyaka ni ikintu kimwe, ndaza gusa contradicting gato, ariko none ndamusapotinga kubera yuko nayo tuyigenderaho. Ariko hari ibintu bibiri, hari maturity, hari na age. So ushobora kuba afite imyaka 30 ariko I am not mature. Undi akashobora kuba afite imyaka 18 ariko ari mature. Maturity rero to me, maturity y'uwo ku rugo. Igihe umuntu ashobora kuba afite imyaka 50 ariko kubaka atabishoboye, ni ukuvuga ubukure, aratekereza neza. Sometimes dufite challenge uyu munsi yuko dufite abantu bajya mu rushako, by the name of dufite ibintu divorces nyinshi, bafite pressure y'ibindi bintu, ariko really she is not able. Iyi family institution ni umushinga ukomeye cyane kuruta zino businesses twiga. Kuri je rero uko mbona umuntu ukwiriye kujya mu rushako ukuntu yakabaye ameze, ni umuntu ufite maturity, ufite ubukure, ufite ibitekerezo, ngiye gushaka, ngiye kubyara, ni ikihe kintu gisabwa
kurera umwana nzabishobora, kubaha umugabo nzabibasha, not kuri pressure ko Frank twariganye yashatse so I have to go kubera yuko na Frank yagiye. Am I able to take care of my family? Niki binsabwa ko ngiye kuba umugore ni muntu ki, azakora iki mu rugo? Iyo umaze kuba ufite iyo package, ngiye nubwo ufite 18 ufite iyo package, I can allow you to marry. Ariko nubwo ufite 30 utari able dufite pressure buri munsi. Sometimes nize ku meeting umumama washatse arambwira ngo I made a wrong choice. Why? Kubera pressure yahikozemo yahisemo nabi, kubera pressure, kubera yuko abantu bari bagenda the ready went aragenda ariko till now aracyari regretting. Mora nkasoringa, please, are you planning to divorce? Kambwira oya. Now ukuriye guhitamo rero kureba icyo usabwa ukacyubahiriza. Iyi pressure rero niyo dukwiye kugabanya, tukareba ko uyu muntu afite ubukure, afite mu mutwe afungutse. Biriya iravuga ndakoresha Bibiliya mu migani haravuga ngo with knowledge, ngo iyo hari ubwenge urugo rwuzura ibintu, with understanding ngo ashyiramo iby'agaciro kenshi. So wisdom, understanding, by the way kamvuga ibintu bitatu soze kuri icyo kintu kugira ngo uyu muntu agombe gushaka. Agomba kuba afite knowledge about the family, cyane cyambere amakuru ahantu ari hajya ni hehe. Second, do you understand? Uri urasobanukirwa neza iyi institution ugiyemo, aho ugiye deje. Wisdom cyangwa se ubwenge ni application ya wisdom, understanding and knowledge. So iyo umaze gusobanukirwa ufite amakuru aho ugiye ukaba wumva ubisobanukirwa, I can allow to go and marry, it's okay. Niko njye understanding igihe cyo kushaka. Urakoze cyane Scovia. Reka n'ubundi garuke Frank, se biremewe ko umuntu wenda yajya mu rukundo rudafite intego? Ntekereza ko bisobanuye ndumva bitemewe, atari uko hari itegeko ribihana cyangwa se leta yacu itabyemera cyangwa se umuryango utabyemera, ahubwo bitewe n'ukuntu tumaze gusobanura. Numva ko umaze gusobanukirwa ibyo tumaze kuvuga ntibyemewe, kubera ko igihe cyose urukundo urimo rudafite intego mu makosa menshi. Gusa wenda ukira Frank, nshaka kubaza, hari igihe nk'umuntu ajya mu rukundo atabiteganyije, urabizi ko bibaho, kumva umutima wawe urimo uraguhatiriza kujya mu rukundo atari nawe, ntibibaho se Scovia? Ubwo byo noneho ni gute wavuga ngo wenda ni gute utabyemera kandi bijya bibaho rwose? Yego, ikibazo cyiza cyane kabisa. Ubonye duseka nuko kare twabiganiriye. Nekereza ko yavuze ngo love is choice, urukundo ni amahitamo. Ntabwo rero urukundo ibyiyumviro byawe ntabwo ugomba gukurikira ibyiyumviro byawe, ahubwo ibyiyumviro byawe bigomba kugukurikira. aho uranshatse. Navuze ko umuntu afite ibice bitatu, afite amarangamutima, afite igice cy'umwuka ndetse n'umubiri. Hanyuma natinze ku gice cy'amarangamutima, igice cy'ubugingo aricyo bita soul mu cyongereza. Soul nayo igizwe n'ibice bitatu, hari emotions, hari mind, hari na will. Emotions rero, ayo marangamutima niyo adukururira ku gukunda umuntu, niko turemye ayo marangamutima. Ariko nubwo dusunikira ku gukunda umuntu, ntabwo Imana yazanye amarangamutima kugira ngo atuyobore, ahubwo twe tuyobora amarangamutima yacu. So ntabwo rero ntekereza ko ngo nisanze mu rukundo. Ntiwisanzemo, ni amahitamo wakoze. Ni amahitamo, ni wowe ukora amahitamo. Ibyiyumviro byo bikwereka ko wa muntu ari mwiza, kubera ko hari ibintu waremaritse wa muntu nyine byakukuye. Ukumva urashaka gukurikira wa muntu, ukumva urashaka kumukunda, ariko ni wowe gukora, wowe guhitamo nyine. Wowe guhitamo. Hari ibyiyumviro, hari nawe ya sort ifite will, ifite mind, ifite na emotions. So emotions rero zigusunikira ku bintu, ariko wibuke ko ufite na will. Ibyiyumviro bigusunikira ku muntu, ufite n'amahitamo. Igihe ibyiyumviro bigusunikira ku muntu, amahitamo nayo yarakora ntiyapfuye. Hitamo gukurikira uwo muntu cyangwa no kubireka. So ntabwo ntekereza ko rero ngo nisanze, ni ikinyama rwose cyuzuye, ngo nisanze mu rukundo. Wahisemo kuba mu rukundo, ahubwo nta muntu wisanga mu rukundo, umuntu ahitamo kuba mu rukundo. Yes, ukiri aho ndashaka kubaza Scovia, ikibazo mise ngiramo gitoya. Akenshi wenda mu muco nyarwanda ko bajya bavuga ngo wenda ngo umuhungu umusore niwe ushobora gutera intambwe ya mbere ujya kubwira wenda umusore kamukunda. Scovia, ntabwo byashoboka wenda ko umukobwa we yabwira umusore kamukunda bitewe nuko yamwumvishemo gihonda cyagiye cyageze? Igihe cyose culture cyangwa se umuco ugomba kuba considered, ugomba kuba wemewe.
nshobora gukoresha ubundi buryo simbwe Frank mukunda niba mukunda nkoresha ubundi buryo Frank azava akamenya ko mukunda ariko naje ngo mbwe ngo Frank uko mukunda ndatekereza ko Frank yagiye nshobora kwikanga nshobora kugerageza uburyo bwose okay ngagerageza uburyo bwose maybe turasengana cyangwa se duhurira I will try my best nkurure Frank turatandukanye mu marangamutima uburyo dukunda ntago ariko bakunda mwebwe muri different from us uburyo amarangamutima yanyu ndaza no kuyavuga gatoya ikibazo bari bakubajije mwebwe you appreciate ku buryo bwihuse cyane iyo umuntu akoreye akantu mu attracted nagushatse rero nkabona nagukunze nagupfiriye ntago nabikubwira ushobora kuvuga uti umukobwa arasaze bitewe n'iki n'umuco wacu so nziyeranja rero ku buryo bwose ubimenya ariko ntabivuze urakoze cyane reka none tugaruke se Frank copinage ni iki nyemera gatoya hari akantu Frank yavuzeho k'amarangamutima cyangwa se emotions buriya emotions urubuze kungo umuntu ashobora kujya muri urukundo rutari intention ku cya kibazo cya Frank ushobora kubona Frank nkumva ntamukunze maybe araririmba neza ya marangamutima agahita nkururira kumukunda izi emotions zimureba rero they always change urabyemera kabisa ishobora kujya ni nka chemicals buriya emotions ni nka chemicals anytime is changing ushobora kunyura kuri Frank areba oh my god ko mukunze ngumva narujyamo najya rero ngajya kubona ngabona glory nawe se ko ndeba umunyamakuru izi rero ni chemicals changing that's why twavuze ngo ni must be love ni commitment choice and decision so why do I love before I enter kuki nkunda ariko chemicals rwose emotions zo ni mukazigendeho ni ibintu biraho changing anytime bira changing bitavuze ko ibyo bintu bije kwicira wite birinomo bigomba kubaho bigomba kukuyobora Yes murakoze cyane n'ubundi kadoga ku kibazo nari nkubajije Frank copinage ni iki copinage ni iki copinage reka tubanze turebe ubundi mu kinyarwanda ubwo ni ururimi rw'urunyamahanga ubwo mu kinyarwanda copinage ntekereza ko mu kinyarwanda ubwo ni urukundo wenda rudafite intego ni urukundo rudafite intego siko twabyitara tugenekereje twavuga gutya ariko ni urukundo rw'abana se bato nta muri sikorere ariko birumvikana batubabarire ko tuzi inyito nyazo ariko copinage ni rwa rukundo rwo mu myaka yo twakwita ngo ni imyaka ya adolescence ya myaka umuntu haba hatangiye kubaho impinduka mu mubiri we ku musore cyangwa ku mukobwa myaka 14 mu myaka nyine 15 umubiri we hatangiye kuba changes mu mubiri we impinduka mu mubiri reka iki kintu tugisobanure neza kuko natwe imyaka twayiciyemo siyo ndi mu uyu munsi ariko nayiciyemo mu by'ukuri uru rukundo ntabwo rwemewe ndongera mbisubiremo atari uko hari aho Bibiri ivuga ngo ni icyaha cyangwa se ngo be specific ivuga ngo ni icyaha cyangwa se leta y'u Rwanda itabyemera oya ahubwo bitewe n'ukuntu twasobanuye ikintu gikomeye buriya ni igisobanuro yatanze ku rukundo ni iki ni ukwiyemeza ugakora amahitamo ariko nta kintu ugamije tubonye ko udakurikira amarangamutima yawe ahubwo ureka amarangamutima yawe akagukurikira hitamo ko amarangamutima yawe ukayobora uru rukundo rero impamvu rutemewe ni iki reka nkoresha experience y'ubuzima bwanjye ni byiza ko dusangiza abantu ubuzima bwacu uru rukundo impamvu rutemewe nuko umuntu akoramo amakosa menshi cyane kuko igihe cyose ikintu kidafite intumbero iyo udafite icyo ushaka ufata ibyo ubonye iyo udafite icyo ushaka ufata ibyo ubonye iyo uri mu muhanda udafite ahantu uri mujye inzira yose wabona ishamikiye kuri wa muhanda wayicamo ntuzi aho uri mujye iyo uri mu rukundo rudafite intego ugwa mu makosa menshi nandi dusanga abana batwaye inda z'indaro zidateganyijwe nandi dusanga abana amarangamutima yarangiritse kubera ko yagiye mu bintu atazi umuntu n'undi we kuko aba bantu bari muri copinage bombi bari mu gihe kingana bari kimwe nawe wundi ntazi ibyarimo undi ntazi ibyarimo rero igihe cyose mwese muri mu bintu mutazi habamo amakosa menshi ugasanga rero ingaruka zibamo n'iki nuko uyu muntu usanga amarangamutima ye yarangiritse none no mu gihe cyo kujya muri rwa rukundo rufite intego hakazabaho kwicuza
ariyo mpamvu ushobora gusanga muri ino minsi tubona ibintu bya development byinshi cyane kubera ko abantu benshi bitewe n'ukuntu ibinyejana turimo bigenda bimeze nyine ugasanga yagiye yishora mu rukundo rudafite intego agakoreramo amakosa menshi yakuyemo inda cyangwa se yanyweye ibinini ibyo binini bikaba byamugiraho ingaruka yazagera mu rugo ugasanga ntabyara na rwa rukundo rufite intego rukangirika ndasa ku ntego ntabwo kopinage yemewe kubera ko ni urukundo rudafite intego nyine ikintu cyose kidafite intego kikugurisha mu makosa menshi kandi nyuma y'uko ayo makosa abaye urangira wicuza. Yes, Frank arakoze cyane bisobanuye neza. Reka Scovia reka nze ngaruka nkubaza se byashobora ko umuntu ajya mu rukundo rufite intego atarabanje guca muri copinage? Birashoboka kandi cyane. Biriya urukundo ruri sensitive cyane. Uko Frank abivugaga ugerageze kujya uvugaho no mu Kinyarwanda kugira ngo abantu barusheho kubyumva. Kwitonderwa iyo rwagiye rukomereka nyirarwo iyo agiye kurwakira arwakira rufite ibikomere byinshi. Ni ukuvuga ngo kubera yuko nakomeretse cyane nagiye mura n'umuntu runaka kuko ntari mfite gahunda ntari mfite intego wenda naramukundaga ariko wenda tugenda tugongana cyane. Noneho iyo rugiye kugera kuri nyirarwo ruba rwarakomere dufite ibintu byinshi ku buryo mba nakizera umuntu nkavuga kanaka uyu nawe ashobora kuba ameze nk'uyu. Kugira ngo rero uyu muntu azashake neza cyangwa se azakundane urukundo rwiza, Frank yavuze ngo turakoresha ubuhamya bwacu twese iyo nuza twayigezemo ubwo iyo myaka twayiciyemo, ariko ni amahitamo umuntu agira ukavuga ngo ngomba kubaho gutya kugeza igihe gikwiriye. Urugero njyewe nize gukundana bwa mbere nakundanye niga mwaka wa 2 kaminuza, nibwo bwa mbere nakundanye. Nibwo bwa mbere nahuye n'umuntu wa mbere twakundanye yari hanganye kwedi atari uko ntafite urukundo oya ahubwo ari uko mbona ko nabonaga nta kintu kinjyana mu rukundo ndagiye gukora iki. Rero kugira ngo bibe byiza uzashake neza udafite ibindi bikomere nubwo bitabura n'uwo muzabana nawe kuko twese ntago dusa uko neye ntago ariko Frank ateye ntago ariko uteye, ariko kubera ko mwese mugeze mu gihe gikwiriye cyo gukora ibintu ubuzi urwego rwo kwihangana ubuzi ukuntu ushobora kwitwara umaze no kubona ibintu bitandukanye byinshi. Birashoboka rero ko umuntu agomba birashoboka kandi umuntu arabyiga ni amahitamo umuntu agira kuvuga ngo niyemeje ko kino kintu nubwo hatabuze biri buze ku stress hariya cyangwa se bituma nagenda. Murabona ko nago ndi umukobwa mubi ndatekereza nubwo nubwo ndi mwiza cyane ndaho gusa ndajijishije, ariko nubwo abandi leta batabuze hari ikintu bita uruzitiro wishyiriraho ku buryo nubwo umuntu yaza hari ahantu atagomba kurenga. Ibyo wabyihaye ndabaho urugero njyewe ndarinze ngera secondaire mwaka wa 2 baraninyaga barazi ko ndi umusirikare ahubwo n'agasirikare ngira ngo ibyo byose iyo bigiye ubyirinda bikakugota cyangwa se bikakubaho. Ikintu cya mbere uba ufite icyubahiro cyawe nk'umuntu. Twese turagikunda icyubahiro, ukunda kuba ufite izina. Urinda icyubahiro cyawe biguha agaciro na wa muntu muzabana aba afite ngo uyu muntu ufite ni muntu ki uramwizeye uhora umufitiye icyizere. So ku bantu rero bari buze ku cyane cyo kiganiro nabagira inama ari batoye abenshi ndabaruta njye nashoje kaminuza kera ndi mukuru nabagira inama yuko ubona nta mpamvu yo kujyana mu rukundo utari bushake rwihorera. Ukiraho Scovia wenda nakugira akantu gato akoze hasi anyibutse ni iyo mvugo ni kimezera nuko nguko bivuga yego. Ikintu kimwe nakongeraho ngiki kintu cyatuma uyu muntu yifata muri kino gihe ibyindiro bye ari byinshi. Uyu muntu ndashaka kumufasha rwose ntiyicireho iteka. Wa muntu uzakurikira kino kiganiro uzicireho iteka nimba uri muri iyi myaka tuvuze kuko si we wa mbere bibayeho si nawe wa nyuma bizakomeza bibe kandi n'abambere byababayeho. Ibyo bintu bigomba kubaho, ariko dore ikintu cyamufasha gutambuka hahandi neza. Ikintu cya mbere ngiye kumufashisha ni icyamfashije icyambere. Ugomba kumenya ko mu gihe runaka uzaba uri umugore cyangwa umugabo runaka. Uyu mugabo rero muzabana ubuziraherezo iteka ryose. Uyu mugore muzabana n'ibyiteka
ubaha basi wa muntu muzabana. Irinde gukomeretsa amarangamutima yawe, kuriya muntu azaba victime, azaba ingaruka z'ibyo waciyemo. birumvikana. Ariko Frank, reka nkubaze ikibazo gitoya, wenda nayigizemo ikibazo, uvuge n'ukuntu wenda umuntu yabigendamo neza. Nk'ubu ngubu deja akundana ukomeje kwifata gutyo, hari igihe bishobora kukuviramo ukabaho ngo kugutinya, ukazatinda wenda kubona nko muzarushinga. Urabizi ko bijya bibaho bitewe n'uko siko yarimo arivuga ngo ukifata wenda ukasiriyanse. Urabizi ko bijya bibaho abahungu batuzura mu kuboko atajya avuga yifata ukundi kuntu. N'ubu buryo wabigendanamo neza kuryo wakwifata, ariko kandi abantu bakabona ko deja igihe kitaragera wenda. Yego, nekereza ko ntabwo ari ibintu bigoye. Navuze imvugo nziza cyane ukoresha, navuze iyo uzi icyo ushaka ntufata ibyo ubonye. Iyo uzi icyo ushaka ntupfa gufata ibyo ubonye. Ikintu cya mbere ugomba kumenya ko byanze bikunze biravuga ngo buri muntu, reka nkoresha imvugo isanzwe, reka kuvuga Bibiliya, wenda hari abazadukuritse batanemera ijambo ry'Imana, ariko twe turi abakristo. Mu busanzwe buri muntu wese hari umuntu yaremewe bagomba kubana. Rero byanze bikunze uyu muntu afite umuntu bazabana. Wowe bireke kukuvuna cyane, kuko igihe kitaragira ubizi ko urwo rukundo rwishoyemo rwaguta mu makosa menshi. Wowe icyo ugiye gukora niki? Wowe itwararike, irinde. Mu kwirinda rero ntabwo mu busanzwe avuze gutyo Scovia ngo abantu bazi ko ari umusirikare cyangwa ameze nk'umusirikare, ntabwo ari uko ariko yahisemo kumera gutyo, kuko niko ateye mu miterere ye, niko ateye. Hari serious n'ubwo rero bakomeye mu miterere niko ateye, ukuntu ateye n'ukuntu ukuntu ateye, uburyo personality ye imeze bimufasha kwitwara muri bya periode cyagiye cyo yakaba yishura muri bya bintu byaramufashije. Ariko ntabwo byamufashije, kuko n'ubungubu uyu muhungu bazabana cyangwa uyu musore bakundanye atubwiye ntabwo yamutinye ngo nuko ari umusirikare, ari ibyo ntiyari kuzabona n'umuntu umutinye. Ahubwo kwa kuntu ateye yongeyeho no kwirinda no kwifata no kwibikira wa muntu no kwirinda gukomeretsa amarangamutima, kuko wa muntu bazabana byatumye ibyo bintu byo kwirinda no kwifata Imana ifashe mbisobanure neza, byahuye n'ukuntu ateye bihita bibasaho. So nekereza uko uteye kose, waba uri umuntu usabana, waba uri umuntu uri calm, uri serious, igikomeye si uko uteye, igikomeye ni uburyo ufite intego cyangwa ufite intumbero muri hantu ushaka kujya. Rero amarangamutima yawe, kuko umuntu aka kantu reka nasubira, hari umuntu muzabana, hari umusore cyangwa umukobwa uzitwa umugabo wawe cyangwa se umugore wawe. Ndakwinginze kubw'imbabazi z'Imana, kubw'inyungu zuriya muntu muzabana uziraherezo, bika amarangamutima yawe uyakomeretse, ni kwishora mu bintu bizakugiraho ingaruka, bityo uriya muntu akaba yaba victime, yaba ingaruka yakwakira ingaruka mbi wagize muri rwa rugendo. Birashoboka ko warugenda ukarangiza, nimba yaragiye mu rukundo afite imyaka ahera 25, nawe wabishobora. Nimba nabishobora nawe wabishobora, nimba yabishobora nawe wabishobora. Birashoboka rero. Urakoze cyane Frank, kandi unabisobanuye neza. Reka tugane n'undi Scovia, ndagira ngo mbwene ize challenge umuntu ahura nazo, wenda turaza n'ubundi kubivuga mu buryo bw'umuhungu n'umusore. Ni ize challenge umukobwa ahura nazo mu gihe ari mu rukundo wenda rufite intego. Scovia, nigize kuvuga ngo iyo abantu bakundana ni abantu babiri. Abantu babiri, buri muntu wese afite ukuntu yumva ibintu, afite n'ukuntu yarezwe, afite n'ahantu yabaye. Rimwe na rimwe bijya bihora bitugonganisha. Ngenda kunda maze imyaka 2 nkundana, ariko ibintu nabonye bigoye ni igihe umwe adashaka kukuzuza neza amarangamutima cyangwa se bya byifuzo by'undi. Ikindi ni igihe ya mico yacu idahura. Ni ukuvuga ngo uko nteye, urugero ngiye nshobora kuba nkunda nkoze mu buryo bukunda ko umuntu anyitaho, akunda ko umuntu anyitaho. Niba shaka wenda shaka amagana nka 3 ku munsi, niba akamara nk'iminsi 3 atamamagaye, kaba bibaye induru. Ubundi ikibazo kibaho ndagifokasinge cyane ku bakobwa. Ku bakobwa reka mvuge ku bakobwa, uraza kuvuga ku bahungu. Niyo challenge nkunda gukora counseling cyane.
abakobwa kandi muze kutwumva ndaza kubabwira nibyo mukwiriye kuduhereza kugira ngo mugire relationship nziza, mugire mukundane urukundo rwiza cyane. Icyambere tweko duteye dukunda abantu batwitaho. Hari ukuntu mutekereza ko ari ugushaka gukura, ntabwo ari ugushaka gukura, usibye ko ari abantu bafite uwo mwuka mubi wo gukura, ariko muri kamere yacu ukuntu Imana yaturemye, twebwe turemye mu buryo bwakira, nuko Imana turemye, we are receivers by design. Mbese Imana yaravuze ati ukuntu ndemye Sikovi uyu nguyu mu bintu bimugize agomba guhabwa, so mugomba kutwitaho. Ntabwo nkeneye ibintu byinshi, ariko nkeneye glory. Hameke yashaka niba ari kumabagara kabiri bimuhereze, buriya ntacyo twebwe ndatumeze dufite umutima amusore rimwe na rimwe yimereye nk'iy'abana gakeya, twikundira keya. Urugero nkanje niha, ariko nkeneye ka kantu ngo glory yaze kuza ari akantu ka glory nkeneye. Iyo ntakabonye rero jewe ndakomereka, muranekeza ko glory atakunda. Kandi wowe nta kutagize bana yanjye wabishyizemo imbaraga, bana yanjye uravuga uti nigize ko ubuhamya ko umuntu ngo yakundanaga n'umuhungu, umuhungu akajya mara ibyumweru 2 atamuhamagaye. Ni ikibazo ushaka kubyimba waragaruka cyane cyane twebwe kwa bari n'ubwo ubunireta abandi benshi banshaka hari. Kugira ngo rero iki kintu mukige mukiteho ku bahungu, abakobwa dukunda keya cyambere, cyo ni cyambere naho ruzingiye ibindi byose buriya kunyitaho, no kuvuga ngo wanyitayeho. Ikindi cya kabiri mudakunda dukunda ni communication, kuvugana kuri open, gufunguye rwose turabikunda. Ikindi dukunda twebwe dukunda umuntu dutega amatwi, buriya turimvuze turavuga nubwo ibintu udashaka kubyumva, bihangana gusakurize uko niyo gusakuriza nubwo mwaba mwagize iki kibazo, mureka avuge kuko arabisiga hari, ariko nutamureka ngo abivuge n'ubugaragaje bundi azaba akibifite, n'ubu azagira umunsi umwe gutya yongera bigusukeho, kuko nuko Imana yaturemye turimvuze rwose. Nacyo kintu gihora gituma abantu bashwana, ni wamuhaye umwanya mutega amatwi umva ikintu ashaka, niwamwitayeho ukuntu yabishakaga. Ibyo twebwe iyo bibuze ni nacyo kintu kishe urukundo rw'abantu ku mpande zombi. Ntabwo mushaka kutwumva rwose, twebwe turimvuze, kuko ushaka kuma ijambo rimwe bakuramo sentence yose rwose, nkazana interuro nkayishyira hariya, wamereza interuro nkakwandikira igitabo, ariko nyine byakire niko turemetse, umureka gusukeho, ariko ntabwo ari buriya mujinya uraburangiriye hari, ariko umutega amatwi umwumve urukundo rwanyu, kuko muzahora mushwana. Abantu babana buri munsi ntabwo babura induru, ntabwo babura rwose. Ntuzigere wumva ngo narinzi kera ngo nzakundana urukundo ruri ku murongo kubera ukuntu ari neye. Ibintu byanjye byose birangiye, niba ari 3 ni 3, niba ibirenzeho mbwira ngo nakererewe mbabarira, nuko nteye. Narinzi ko urukundo rwanjye ruzaba ruri ku murongo rwiruka gutya rumeze neza, ariko ntabwo bikunda kuko ubu ntabwo turemetse kimwe. So ngomba rero kumenya ngo Frank tugiye guhura ashobora kumubwira 3 akana 8, none se ndamwanga. So iyo abantu bamenyanye barabana. Murakoze. Reka tugaruke none kuri Frank nawe avuge ku ruhande rw'abahungu. Ikibazo kiragira giti se nize challenge umuntu ashobora guhura nazo mu gihe muri mu rukundo rufite intego. Yego ku muhungu imbogamizi deje igihe muri mu rukundo rufite intego ni abantu babiri, pastor dukunda kumwita pastor bihangana, nkuko yarabivuze ni abantu babiri noneho bagiye mu rukundo. Ntabwo ari imikino, ni urukundo rufite intego. Bagiye kubana mu gihe runaka cyane. Imbogamizi rero ntekereza ko zigenda zihindagurika bitewe n'aba bantu babiri, nkuko bivuze abantu baratandukanye. Rero imbogamizi nzagira ndi kumwe na Sikovi zitandukanye n'izo Patrick na Clarisse bazagira, zongere zitandukanye n'izo Alice na Didier, amazina ntoranye Clarisse cyane wihangana bazagira. Urumva rero ikintu gikomeye numva ngiye kureba ibintu aba bantu bahuriraho bose
izo couple mvuze eshatu ngiye kureba ibintu bahuriraho cyangwa byabafasha kugira ngo overcome izo challenges kuko challenges zirahindagurika. Uko yabivuze, iya mbere ishobora kuba kutamenya wa muntu muri kumwe mu rukundo. Iyo niyo mbogamizi ya mbere. Ugomba kumenya nkuko yarabivuze, nimba we ari umuntu ukorera ku gihe, banza umenye ko uyu muntu akorera ku gihe. Mbese imbogamizi ya mbere ibaho hagati y'abantu bakundana bafite ahantu berekeza urukundo rwabo, utamenyana hagati yabo. Kuba nteye uko udateye bibujije ko twahuza. Imana ntabwo yaturemye kugira ngo tugongane, yaturemye kugira ngo twuzuzanye. Ntabwo mu cyongereza bavuga ngo God didn't create us. God didn't create us to compete each other, but he created us to complete each other. Yaturemye kugira ngo twuzuzanye, apana kugira ngo mugongane. Hari icyanditswe kiri mu itangiriro kivuga ngo niyo mpamvu umusore azasiga se na nyina sango yakunze ku mpande zombi bakabana karama. Nahoze nsesengura iki kintu sanga Imana ijya kuremera Adamu umufasha umukwiriye ngo yaramusinzirije birangije gukora mu rubavu, ngo ikura mu rubavu rumwe ngo nirwo yaremye mu Eva. Urumva ha hantu rwa rubavu rwavuye hasigayemo ikinogo cyangwa se umwanya. Umugabo ubwo tugenda ne twuzuye hari ahantu hatuzuye nyine. So rero umuntu uza agafitinga muri ya empty space ahantu hatuzuye. So rero uyu muntu agomba kuba uyu muntu ugiye kuza nyine niba umufasha umukwiriye, nyine umufasha umukwiriye buzuzanye. Nagaruka ngo uyu muntu ngo nimba ndi inzobe ngo nawe araba ari inzobe, ngo nimba kuba agukwiriye ntabwo bivuze ngo nimba uri inzobe nawe araba ari inzobe, nimba avuga make nawe arabavuga make ya oya. Ahubwo uyu muntu ugomba kuba nawe witeguye. Sindabisobanura neza. Uyu muntu nyine aragufitinga, aruzuza hahandi hari ibintu runaka mugomba kuba muhuje ibanze. Tutajya mu uyu mwanya wenda bizavuga, hari ibintu runaka mugomba kuba muhuje. Ariko ibyo mudahuje rero nabyo ni inshingano zawe kugira ngo umenye wa muntu ateye gutya, ibi nibi ntabwo abifite nabyitwara mu gutya. Imbogamizi ya mbere iba hagati y'abantu bakundana, urukundo rufite intego, ni ukutamenya na hagati yabo. Nimba uzi ko akunda communication kubera icyo utamuhamagara. Hari umusore umwe w'inshuti yanjye barimo mbwira ngo ari umukobwa bakundana ngo aranzengereje ngo abashaka ngo muhamagare kuva mu gitondo kugera nimugoroba ngo kandi agiye simbishobora. Kubera iki se? Ntabwo n'ubundi bemye ngo muhamagara kuva mu gitondo kugera nimugoroba. Ari nabavuga ngo si impano yanjye, ntabwo si impano yawe. Discipline ni ibintu witoze kuko wa muntu arabishaka. Yavuze ngo baremye mu buryo bo barakira. Rero ubwo bakira twe turatanga icyo kintu akeneye kimuhereza. Iya mbere nuko ugomba understanding kumenya wa muntu mugiye mu rukundo hamwe nawe ibyo akunda ibyo atakunda. Ikindi imbogamizi ya kabiri nuko abantu babiri badahuje. Ndavuga n'ebyiri gusa ndetse abo bantu badahuje gute rero? Hari uburyo bw'umuco, mushobora kuba mudahuje umuco, mushobora kuba mudahuje imyemerere. Niyo nagaruka kuri icyo nagarukira aho ngaho. Iyo mudahuje imyemerere uzamuhamagara akubwira ngo ari mu rusengero nshiragure akare mvuge nabi buri munsi uri mu rusengero kubera ko ibyo urimo ntabwo abyemera. Imbogamizi ya mbere rero ya kabiri ni ukuba uyu muntu mudahuje mu buryo bw'imyemerere, mu buryo bw'umuco, cyangwa se wowe utangira uvuga icyongereza cyinshi abashaka ko muvuga wenda yashaka ko uvuga ikinyarwanda, cyangwa se niba muri kumwe n'inshuti zanyu nimutangira kuganira avuga ibyongereza usange babantu ibyongereza by'umuntu nusange hari akantu katagenze neza. Ntekereza ko iyo yaba ari imbogamizi ya kabiri ituma urukundo rutandukanye. Urakoze cyane Frank. None reka tugaruke tumaze kubona imbogamizi, ariko ndagira ngo menye none gute umuntu yakwitwara mu rukundo rufite intego. Twabonye imbogamizi, ndagira none menye ngo hagati y'umukobwa n'umuhungu ni gute umuntu yakagombye kwitwara mu rukundo mu gihe ari mu rukundo rufite intego. Scovia hari ahantu Frank ashoreje niho ngiye gutangirira. Amakosa abaho igihe cyose abantu bananiwe kumvikana no kumenyana. Buriya amaze kumenya umuntu ukuntu ateye biba byarangiye ko mubana. Biba byarangiye kuko niba ashaka ati nuyinza kugusuhuza nsange uryamire kuko wahisemo kubana n'umuntu. Twavuze kare ngo urukundo ni amahitamo, ni commitment, decision ugira. Niba rero uko mitinze gukunda Frank
ukaba ushaka ko mubana neza. Niba Frank akunda ngo najya kuguhamagara najya asanga waryamye muvugane uri ku buriri, genda ujye ku buriri muvugane. Ni igisubizo kimwe gusa, kumenyana. Iyo umaze kumvikana mugenzi akamenya ko ateye. Nasiri muravuze ngo ni ntavuze ngo niba ushaka kubana n'umuntu mukabana neza muri relationship nziza, menya uko umuntu ateye. Numara kumenya niba Frank akunda ko muvugana ari ku buriri uri gukurira uryamye, naguhamagara jya ku buriri jya ku buriri ujya kuvugana, ntabwo niko ateye niko akunda, kuko wahisemo kumukunda. Njya mbabona abantu ntabaraje kuko agiye kustressa, ntago gustressa nawe uramukunda, ikisakura ko gukunda arisaza mu kanya akaza kuri. Ibuka ko ni amahitamo wakoze yo ibyo biro byaje ariko uhisemo kumukunda. Ubwo umukunze rero mukunda n'ibyo nuko ateye. Uyu muntu yaje ntago wamubyaye, ntago wize umubyara, n'uwo mubyaye ashobora kuba atamushoboye, so kuba wahisemo kumukunda rero. Emera niba Scovia akunda kuza atakarabye, byihanganire bumwigishe buhoro wimutse ko buri munsi kuki ngo utakarabye, uramusajije rero ubutse ko Imana yanjye urasa neza, ariko none iyo ukarabye ugerageza cyane. Ubwo uzaba wamuraga. Frank nandagira ngo mbwira gatoya ukuntu umuntu yakwitwara deja mu gihe ari mu rukundo rufite intego. Ntago najya kuri ibi byiza cyane, nyine ni ukumenya wa muntu. Ugomba kumenya wa muntu ukuntu ateye, ukamukundira ibyo unameze. Yego birumvikana. Ukunda uko ari wikwitotomba ngo ngewe ibyo wakabaye warabirebye mbere yuko winjira muri rwa rukundo. Ngo ngewe ngo aramamagara cyane, ngo ngewe ngo iyo tugiye kuvugana ngo njyana. Impamvu nasetse nibutse agastori kameze gutya, ngo ariko ngewe ngo buri munsi ngo muhamagara ngo ari mu rusaku, ngo ntabwo ngo kandi ukamugiriza bakamyitabira mu rusaku, ngo ntabwo ajya kunyitabira ahantu hatuje, kandi narabimubwiye ko mbikunda. Uyu nawe ntabwo ngewe abashaka ko njya ahantu hatuje. Ibuka ko urukundo kwiyemeza, ugahitamo wabihisemo, wiyemeza. Kurikira bya bintu wiyemeje. Rero uburyo umuntu akwiriye kwitwara nta kundi, ni ukumenya wa muntu muri mu rukundo rumwe. Nyuma ya bya bintu uzavinze wagiye ureba mbere yuko winjira muri rwa rukundo, byose warabirebye urabyemera, ukwiriye kuvamo rero. Komeza. Yesu urakoze cyane Frank. Noneho ndagira ngo umbwire noneho ni ibihe bintu bisabwa kugira ngo umuntu ajye mu rukundo rufite intego. Ndagira ngo umbwire ko icyo kintu. Ibi bintu rero ibi bintu reka mbivuge, ari ikintu ukomeze kugarukaho. Twavuze ko umuntu, cyangwa se njye navuze ko umuntu igizwe n'ibice bitatu: umwuka, igice cy'umwuka, igice cy'umubiri, ndetse n'ubugingo. Uyu muntu kugira ngo ajye mu rukundo, ibintu akwije cyangwa agomba kuba afite kugira ngo ajye mu rukundo rufite intego, nuko bino bice bitatu maze kuvuga byose bigomba kuba byubakitse. Gute? Hari ikintu navuzeho tutaravugaho ariko numva nkeneye ko turi buvugeho. Aba bantu babiri, imwe mu mbogamizi mvuze ko hari ukuba badahuje imyizerere. Uyu muntu rero mpamvu mbivuze ndagira ngo tuze ako kantu tuze kuvuga. Uyu muntu rero agomba kuba yubakitse mu buryo bw'umubiri. Iyo mvuze mu buryo bw'umubiri ni gute? Uyu muntu ugiye kujya mu rukundo, ni urukundo rufite intego, bagomba kubana. Uyu muntu bagiye mu rukundo, intego yabo bazakaramu. Igihe rero mu buryo bw'umubiri utiteguye, ufite ubushobozi bwo kuba watunga umugore cyangwa se abo bana muzabyara, urajya hehe? Nta mafaranga ahagije, cyangwa se n'amafaranga, nta mubare runaka w'amafaranga mvuze. Uyu muntu agomba kuba afite amafaranga meza angana gutya, cyangwa se agomba kuba yishoboye muri uno buryo bumeze gutya na gutya. Icyo ushaka kumvikanisha, ese uriteguye mu buryo bw'umubiri? Nivuga mu buryo bw'umubiri, ni mu mubiri mu buryo bufatika. Uriteguye ku buryo nuramuka ugiye mu rugo n'uyu muntu mugiye, kuko uru rukundo mugiye kujya mu mpamvu turimo duhita tugera kuri kubana, urukundo rurerekeza ku kubana. Uriteguye mu buryo bufatika ku buryo uzabasha kwishyura inzu. Ese uyu mwana muzabyara mushobora kugira mugahita mubyara? Apana uwo munsi, nyuma y'igihe runaka cyateganyijwe. Nyuma y'uko mubonye umwana uzabasha
kugira ubushobozi bwo kwishyura inzu ugura ikigozi y'umwana cyangwa se amata. Nimba mu buryo bw'umubiri utubakitse ujya kurusha umwana w'abandi. Icyambere ni uburyo bwo kubanza kubaka umubiri. Ikindi cya kabiri soul twavuze ko bivugizwe n'ibice bitatu, amarangamutima, hari amahitamo ndetse n'imitekerereze. Ibyo bice bitatu bigize soul. Iyo tuvuga ngo ubugingo, igice cy'ubugingo buba kubakitse, ibyo bice bitatu bigize igice cy'ubugingo bigomba kuba nabyo byubakitse. Imitekerereze yawe igomba nk'uko bivuze kubiri hejuru ibintu ugiyemo. Urugo rumera cyangwa se urukundo rufite intego rumera gutya kwitotomba. Ikintu cyisha abantu benshi nk'uko bajya bavuga ngo icyambere ni amakuru, ikintu cyisha abantu benshi nta makuru bafite. Ese ibintu ugiyemo bifiteho amakuru mu buryo bw'imitekerereze iri hejuru ku bintu byo ugiye kujyamo. Ikintu amarangamutima yawe arateguye, ntabwo wigeze twadukona twavuze cyangwa se baraduciyemo wabashe gufata igihe cyo gukira. Amarangamutima yawe aribakitse ameze neza. Ikindi amahitamo yawe mu by'ukuri ntabwo uri umuntu uhitamo ukazicuza. Uburyo uhisemo mbese ushoboye kuyobora amahitamo yawe, uhitamo mu buryo budatuma wicuza. Ndimo ndavuga igice cy'ubugingo. Igice cy'ubugingo nacyo ugomba kuba wubakitse imitekerereze, amarangamutima yawe ndetse n'amahitamo yawe. Ikindi ni igice cy'umwuka. Igice cy'umwuka rero ndi umukristo, ndavuga nk'umukristo. Nimba uri umukristo ukaba waravutse ubwa kabiri, kuko reka nkavaneyo gukizwa n'iki. Adamu mu ngobyi ya Edeni amaze gucumura na Eva basohotse bumva batandukanijwe n'Imana. Ikintu cyabaye, igice cyabo cy'umwuka cyarapfuye. Bakomeje kubaho mu buryo bugaragarira abantu mu buryo bw'umubiri bari bariho, ariko mu buryo bw'umwuka bari bapfuye. Bari bafite amarangamutima nyine like so, bafite na body ariko spirit yari ipfuye. Icyo Yesu yaje gukora ni iki rero? Yaje kuristoringa cya gice cy'umwuka gipfuye. Kuko bamaze gusohoka mu ngobyi ya Edeni, bibuka ko mu ngobyi ya Edeni bajyaga basabana n'Imana bakavugana n'Imana, ariko basohotse byararangiye. Icyo Yesu yaje gukora ni kugira ngo agarure ubusabane bwa wa muntu n'Imana. Cya gice cy'umwuka cyongeye kuba kizima. Rero nimba uri umukristo ukaba waravutse ubwa kabiri, mu by'ukuri uru rukundo Bibiliya ivuga, of course nimba waravutse ubwa kabiri wemera n'ijambo ry'Imana. Bibiliya ivuga iki ku rukundo? Ibivuga wiki nyine are you ready to love? Witeguye ko ubundi yasobanuye urukundo, witeguye gukunda. Reka ntango urugero rumwe. Negeze kuba mu rukundo n'umuntu runaka, hanyuma ndangije rimwe njya gukora shopping. Reka dukoreshe n'ubuzima bwacu. Njya gukora shopping, nibuka icyanditswe kivuga, numva narimo nigurira yanjye ipantaro n'utundi tuntu. Noneho urumva we simutekerezaho habe namo. Ndangije nibuka ko Bibiliya ivuga ngo uyu mugore yaremwe akuwe mu rubavu rw'umugabo. Uyu mugabo yasize hasigaye hari ahantu hatuzuye. Si uyu mugore n'ubundi uzaza yinjire ahantu hatuzuye. Niyo mpamvu nyine azaza fitting. Iyo atuzuye muri handi usanga nyine uyu muntu reba wambaye urukweto rutagukwira neza, rugenda rukuvamo. Wambaye urukweto ndavuga rutagukwira ari runini, iyo rwambaye noneho rutagukwira rutoya rukwizamo ikirenge, ngo nizantunganya ni kwa kutumvikana zanambara urukweto. None wa muntu ntekereza ko uyu muntu niyo mind nari mfite, ndetse ko uyu muntu ubundi nyine of course numvaga ko tugomba kubana. Uyu muntu agomba kujya nyine azaza ajye haha. Nukuvuga ngo ni urubavu rwanjye, ngo ni igice mu bice bigize umubiri wanjye. Ndibaza ikibazo, ubu se ko ngewe nikoreye shopping wese mugure kandi ni igice kigize umubiri wanjye, uyu muntu usi nkaho nabanguze umwenda umupira ariko ukase hano uriho deshit. Kugira ngo mbe nambaye neza nuko ngomba ku naha hantu harimo ikinogo naho ngomba kuhashyiramo umwenda. Simukorera shopping. Ugomba kumenya rero ibi bintu ngiyemo ubundi nkanjye w'umukristo. Bibiliya ibivugaho iki? Ufite no kubumenyi. Biraryoha birakorohera cyane. Urakoze. Yes, kanundi iki kibazo ndagishaka kukibaza Scovia afite ubundi buryo byumvamo. Nayimaje tumwe uburyo nyine nayimaje ngo ni ibintu bisaba kugira ngo umuntu ajye mu rukundo nyine ufite intego. Yakuvuga ku mpande zombi. Ndahera ku bagabo. Abagabo nibo banyiriyerekwa cyangwa se umusore.
twebwe tuza twuzuza tuza gufasha hariya ikintu cya mbere umusore asabwa kugira ngo ajye mu rukundo nyarwo mu ihangane mvange zino ndimi ndazisobanura zombi icya mbere uyu mugabo agomba kuba ari mu kubaho kw'Imana icyo kintu cya mbere ngewe ndeba ndaza kuvuga n'impamvu yabyo icya kabiri uyu muntu rwose agomba kuba akora buriya Imana imaze kurema Adamu mbere yo kurema Eva biriya avuga ngo yamushyize mu murima yaravuga ngo genda uwuhingire so abantu bashaka bataranafite akazi ntago nzi security bifite ukuntu imeze kuko twebwe rwose nubwo naba nkora mba nkureba gutya kuko uri umugabo nyine nta kundi kandi twemere yuko iyo umugabo adafite akazi adakora icyubahiro cye ntago ahora yumva nubwo bibaho ariko biramugora nubwo ubuzima buhinduka uyu muntu rero agomba kuba ntago mvuga kuba afite akazi bamuhemba agomba kuba afite ikintu runaka kimwinjiriza agomba kuba akora icya gatatu uyu muntu agomba kuba ari protector cyangwa se ari umuntu w'umurinzi witeguye kurinda umugore we n'abana be if you are not udafite imbaraga zo kurinda umugore wawe n'abana bawe si byiza kushaka icya kane uyu muntu agomba kuba ari cultivator ndabisobanura no kuvuga urabona ukuntu nteye ariko hari akantu agomba gusobanura neza agomba kuba ari protector agomba kuba ari umurinzi kurinda gute ese yaba yaragiye mu gisirikare ibyangombwa byasaba ko umuntu ajya mu gisirikare mujya mubona nabaye mu rugo njye mfite ababyeyi bose kandi ni igikoko gikomye ntago hasohoka mama kuba ari umuntu agira ubwoba mu yandi magambo ibaze abaye nk'ikibazo akaba umugore ari byo kudefanda cyangwa se kurwanira urugo n'ubyo ntibivamo uyu muntu rero agomba kuba ari umuntu warengera reka mvuge mu kinyarwanda cyiza ushobora kurengera umugore we akarengera abana be akarengera umuryango we hari akabazo ngizemo gato ubwo se wenda nk'umugabo abaye ufite nk'umugore wenda ukomeye cyane wenda umugore n'umugore umwafande mu yandi magambo kangure kano kantu neza nubwo waba uri umugore uri umwafande umugabo wawe ari umusivile still ni umugabo nta kintu na kimwe kizira buriya kuva Imana buriya mwebwe abagabo muri abakabiri ku Mana nubwo buriya abantu bajya bindura bakazana ibintu by'uburinganire bya no kuzuzanya ariko nta statement izaza ngo bavuge ngo rero ngo muri iyi minsi ngo umugabo ngo umugore ni uri hejuru ngo umugabo ngo agiye hari umugabo azaguma ari umugabo niyo mpamvu nazanye protector cyangwa se defender kuba warengera urugo rwawe icya kane cultivator yanavuze no kuvuga ngo ikintu ushaka ku mugore wawe ni wowe ugomba kukimukuramo icyo wumva ushaka ko yaba ugomba kuba ari wowe ukimugira urashaka ko uyu mugore asa neza birakureba ubundi umugore ushaka ntagabaho bakubwiye ngo muzane ntago wamubona ahubwo bya bintu ushaka kwaba byo urabimuha wowe ubyibanze ibintu ukabishaka niba ushaka kumubona akeye asa neza urabimuremera ubimuhe neza umugabo rero utaba mu kubaho kw'Imana akaba atazi gukora akaba atarinda umutekano w'urugo rwe akaba atazi kugira icyo yamarira urugo rwe ni byiza ko uwo mugabo aba wenyine ku mukobwa rero icya mbere agomba kuba ari mu kubaho kw'Imana icya kabiri agomba kuba ari umufasha buriya abakobwa bafite akazi cyangwa se abagore nk'akuguka wera kuko bo baza gufasha urugero muzare iyo mutarashaka ugeze mu rugo rwanyu barutangaje biriro yo kubona nyine urugo ruri smart ku mutipe ariko reka hagere ibintu byose usanga bifite arrangement ni ba managers ibintu byose byize neza umugore utagufasha rero utagufasha ngo kugira inama ni byiza ko uwo mugore adashaka uwo mukobwa adashaka cya gatatu agomba kuba ari encourager umuntu ugufasha ugutera imbaraga uzabona abakobwa benshi cyangwa se abagore umutipe amubwira ati ndashaka kugura ikibanza wowe ugura ikibanza ukuntu muteye mwebwe mukenera muzi kwishakamo ibisubizo ariko mukenera abantu bamwe ngo komeza ugende biraza
umugore utazi gufasha rero ngo atere umugabo imbaraga cyangwa se umukobwa ni byiza ko umukobwa aguma wenyine. Yes, urakoze cyane Scovia. Akanongeraho ikintu yavuze avuga kuri protector buryo nacyumvisha no kudufasha abantu ni uburyo Imana yaremye umugabo yamugize umutwe igitsina gabo ni umutwe urumva nyine uko biri kose arahedinze arayoboye ugomba kuba ufite iyo mind y'ikiyubizi kumva ko nyine biravuga ko umuntu atekereza niko ari ugomba gutekereza kuri umutware ni wowe ntabwo ari imvugo bakoresha ngo niwe boss mu buryo nshatse kumuvugamo mu kubivugamo nyine boss umugore nta kintu cyangwa se uyu mukobwa muri mu rukundo nta kintu agomba guceceka uravuga iki I'm the boss ye boss ni buryo nshatse kubivuga ugomba kugira mind yuko you are a provider ni wowe nyine uprotectinga icyambere ni imyumvire yanyumvire yo kumva ko ni wowe. N'undi kindi kibazo Frank nshaka kubaza biremewe ko umukristo ya datinga cyangwa yakundana n'umuntu utari umukristo n'uwizera n'utizera yes ntekereza ko ndakoresha ino mvugo isakije ariko isobanutse imuhengeri hahamagara imuhengeri bakoze depa nanone ibinyoni bifite amababa amwe biragurukana kuko isa nk'imenyerewe ariko ishimije ngo umuntu mudahuje wamuhuje tuvugishije ukuri gute rero ndakoresha Bibiliya iyo urebye mu gitabo cy'Abakorino Abakorino ba kabiri cya 6:14 biravuga ngo ntimwifatanye n'abatizera mudahwanye mbese gukiranuka no gukiranirwa byafatanya bite cyangwa umucyo n'umwijima yabana bite 15 kandi Kristo ahuriye he na Beriyari cyangwa uwizera n'utizera bafatanya mugabane ki bishatse kuvuga ko rero iyo umuntu umwe yizera udatizera nta hantu baba bahuriye kuko uyu muntu utarizera uyu muntu utaravuka ubwa kabiri aba akiri mu mwijima ubu rero wizeye aba ari mu mucyo umucyo ntushobora gufatanya n'umwijima birasobanutse ntago se wenda ushobora kumwemerera mugakundana wenda ukamuhindura before wenda gufata decision ko muzabana ntekereza ko twe duhindura abantu twe turababwira Imana muhindura mbere yuko mujya kubana cyangwa se mbere yuko mujya muri relationship niba koko yamuhindura niba afite ubushobozi bwo kumuhindura nafata igihe cyo kumuhindura mbere yuko binjira muri ya relationship mbere yuko binjira muri ya relationship ifite intego mbere yuko berekeza muri urwo rukundo bajya muri urwo rukundo rufite intego yo kuzabana namuhindura mbere ariko umuntu utizera n'utizera ntibishoboka ko byafatana ntibishoboka ko bahuza bahuje nyine cya kintu twavuze kare nyine hari ibyo wemera hari ibyo nemera nzaguhamagara umbwire ngo uri mu masengesho njyewe agiye gufata icupa amacupa wowe buri munsi muhamagara uri mu masengesho ntabwo bihura hari ahantu bihurira urumva ariko mu gihe wa wundi kugira ngo amusige mu buriri bose baraza kwijyanira mu kabari bafata icupa urumva barahuje nawe uwo nguwo nimba wowe wizera n'uwo ukaba yizera murajyana mu masengesho muraremo birashoboka ko baba muri urwo rugendo rwo kubana kuko dufite ubuhamya bwinshi cyangwa se nzi abantu benshi babanye ariko barabanjije ku umwe atizera undi yizera agatangira ntabwo batangiye bafite intego yo kubana nabo atangira amufasha gusa na Kristo agakizwa yamara gukizwa mbese we ntabwo mu mutwe we aba afite intego ngo uyu muntu ngo reka mufashe ngo tuzabana oya amufasha kuko hari inshingano zacu nk'abakristo hanyuma nyuma yo kumufasha akazisanga wa muntu bagiye mu rukundo bikarangira babanye ariko ntushobora kugenda ngo uzahindura umuntu wowe ntuhindura Imana niyihindura. Urakoze cyane icyo kintu gisobanuye neza Frank. Reka tugaye kuri n'ikindi kibazo nshaka kubaza Scovia nawe ukaza kukivugaho. Ese ni ngombwa ko umuntu ajya mu rukundo rufite intego ari uko abanje kugira inzu cyangwa wenda amafaranga muri rusange? Scovia. Murakoze. Urukundo rufite intego rufite ibiruranga twabuze intego nyine rwose we urashatse ufite umugore ugeze yarabyaye utangiye uwo munsi uri gusaba urumva uzubaka urwo rugo keretse niba buriya hari ubuzima butangaje hari abantu bamenyereye kuba ku bitangaza ariko njyewe ubuzima bw'ibitangaza ndabwemera Imana irabukora ariko umugabo wagiye gushaka yiteguye ibitangaza ko Imana izajya imuhereza ibitangaza kuri njye ntabwo
ntabwo mbyemera. Mbona byiza rero yuko umuntu yakwitegura. Buriya twatangiye kare tuvuga ngo urugo ni umushinga, ni projet wiga. Buriya niyo institution ya mbere Imana yashyizeho, kandi nayo ijya kuyishyiraho mwibuke ko itabanje urugo, ntabwo yaranje Adamu na Eva. Imana yarabanje irema isi n'ijuru, iyo nkuru yose ishyiramo, iravuga iti ubutaka nibubyare ibimera byose, ishyiraho ibintu byose ibirangije, izana Adamu. Adamu imaze kumushyiraho, nawe ireba ko Adamu ashoboye koko kuzahingira uyu murima. Ibonye Adamu ashoboye guhingira umurima, avuga ati noneho kuko ubishoboye, kuko ibintu byose yabyise amazina abishyira ku murongo. Imana ibona ko Adamu ashoboye, niho yavuze ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine, noneho ko ariko ashoboye, reka muzane n'umuntu uzamufasha muri bino bintu. Kuri jyewe rero ubonye ni ahantu uhagaze, ndakugira inama yo kuba uretse gushaka. Frank urivuga iki? Ubwo amugira inama yo gushaka, ashatse kuvuga ngo ntabwo aretse no kujya muri rwa rukundo rufite intego. Urwo rukundo rufite intego rurerekeza ku rushako. Nongereyo gatoya. Gukunda ntugakire urukundo ni ikintu kidakeneye kwangirika, udakeneye kwangiza. Ni ikintu kuko ugiye kubaka. Nigeze kumva ni Miles Monroe yaravuze ngo n'umugabo yarapfuye, umupasiteri, yaravuze ngo urugo ngo ni nk'igisirikare. Ndabisobanura ngo you commit yourself to death. Iyo ugiye gushaka witeguye kubaho, you will never survive, ntabwo uzabaho. So no kuvuga ngo uba witeguye ko ngiye gupfira kino kintu. Wumva ko witeguye, niyo intention turiho tuvuga. Niba ugiye gukunda rero, hagurukana intwaro zose ufite, ibintu byose byo guhingisha, nibishaka ushaka ifumbire, ushaka abagufasha, winjire mu rukundo ukeneye kuzaruhaza. Umuntu ugiye gukunda agomba guhabwa bya bintu byose agomba kuba yakira, kandi ukwiriye kuba witeguye gutega amatwi ugatanga bya bintu. Niba mvuta utabishoboye rero, si byiza ko ushobora no kuba udafite inzu, ariko uyu muntu hari ikintu ari hakora. Ntabwo twese tuba mu mazu rwose, abantu bose bashatse ntabwo bari mu mazu yabo, ariko uyu muntu ashoboye. Reka ngusobanurira gatoya ku kintu bita faza, ku muntu ugiye gushaka. Ni source and sustainer. Uyu muntu niwe ibintu bigiye kuvamo, kandi akabigabura, kandi abantu bagakwirwa. So niba utiteguye rero, wumva utaritegura neza kuzana bya bintu byo kubakisha urugo no gutunga, bikunda, kuko uraza ko wangiriza umwana umwanya. Mwihorere mbese ubisege vuga uti Imana afasha urukundo rushyire hasi kugeza ngeze ku gihe, mu mwanya wo kugira ngo urukundo ruzamure cyane, mereza umugisha wo kubanza nkora mbyuzuze, hanyuma nigera uruzamure rushaka se rube rutomboka, aribwo urubona. Frank, wowe ku iki kintu kivuga iki? Icyo mbivugaho ntabwo njya kure ibyo avuze, mvuga gutya njyewe ntekereza ko mu by'ukuri ntabwo uru rukundo n'ubundi wajyamo byose ubifite. Yabivuze neza, ntabwo ari ngombwa ngo byose ubu bifite, ugomba kuba ufite iby'ibanze. Ugomba kuba ufite iby'ibanze. Iby'ibanze kuko uru rukundo tuvuga abantu batwumve neza, ni urukundo rufite intego, ruganisha ku rushako. Uyu muntu ukunze umukunze kuko muzabana. So rero nimba muzabana ugomba wirebera mu rukundo gusa. Reba no nyuma y'aho urwo rukundo rumwe rurekeza ku rushako. Reba urukundo ariko amaso yawe atagatinga urushako. Uyu muntu tugiye gukundana mu by'ukuri ntazaburarira mu nzu. Ese ubundi ntabwo tuzaba tubuza agasambi. Nyine ntidufite aho turara, ntabwo ushobora kwishyura inzu yo kubamo. Hari ababa bagira n'umugisha bitewe wenda n'ukuntu Imana yabikoze, akaba afite n'inzu ye, ariko hari iby'ibanze. Ntabwo twavuze ngo hari ikigero runaka cy'amafaranga ugomba kuba ufite cyangwa ibintu runaka ugomba kuba ufite. Twe turimo turavuga ugomba kuba ufite ibintu by'ibanze byatuma uyu mugore abaho, umutunga wowe nawe, abana baza mukabasha kubatunga, bigenda bizamuka. Mbese hari ibintu by'ibanze ugomba kuba ufite. Neza ko umukozi w'Imana umwe avuga atanga urwenya, bari bamubaza ku kibazo kimeze nk'iki, kiravuga ngo hari igihe kimwe aba bantu bajya mu rukundo rufite intego batiteguye, ugasanga akoze ubukwe. No mu rukundo Imana izabikora, no mu bukwe agasanga baramubaza igitanda ntacyo afite, baramubaza wenda inzu ntayo afite, mu nama itegura ubukwe ibintu byose baramubaza nta kintu na kimwe afite. Ugasanga abantu ubwo mu nama y'ubukwe bwose bagomba kwiyaranja bya bintu bikaboneka. Runaka atanze
amafaranga y'igitanda udatanze amafaranga yo gukodesha abantu ugasanga uyu muntu nyuma y'uko araje ashima Imana yari itamuruye nabo babikora wowe uri mushima Imana wa muntu watanze amafaranga ye bibuke ko ayo mafaranga akaba yakoresha ahahira umwana we amata we arimo ararira wowe urashima ariko wa muntu arimo ararira ntekereza ko iri shimwe n'ahantu byose mureke kuvuna abantu cyangwa se tureke kuvuna abantu twitegure neza twinjiye mu bintu twiteguye kandi nanone aho kugira ngo aba bantu bazabibarira mu gihe twe turimo dushima tuzashime nabo bashime urakoze cyane ntabwo gukundana ari itegeko ngo ube ngo ugeze muri iki gihe ngo mfite pressure ngiye gukunda akenshi abantu bavuga ngo kuko Frank afite uwo bakundana siko bizi ko mufite ngenda ahangaha ntabwo abakobwa bazashira uwawe ntabwo azagenda hazagenda abandi ariko wowe azasigara ntabwo gukundana ari itegeko igihe witeguye umeze neza ikibazo cya nyuma dusa nk'aho ari gusoza ese abo bantu bose wenda ntabwo umuntu wagiye mu rukundo rufite intego wenda n'undi wagiye mu rukundo nyuma akaza kujya wenda mu rukundo rufite intego yarabanje guca mu rukundo rudafite intego wenda uwagiye mu rukundo nyuma ntabwo ushobora kuba ngombwa nyuma wenda akajya muri retour d'âge icyo bita retour d'âge mu Kinyarwanda sinzi ko twabyita birananiye ntabwo byashoboka ko umuntu nyine yajya muri retour d'âge kuko atabanje guca wenda muri copinage Frank retour d'âge ngenekereza nko gusubira wakoraga mu myaka runaka wakagombye mu myaka runaka ikibazo cyawe ntekereza ko nakwishimira kubanza kumva reka dore kuri Scovie twabanje tuvuga ngo nibuka dutangira tuvuga ngo umuntu ashobora gukundana atarigeze agezaho ibintu bya copine n'ibiki niba biriya bintu bishoboka rero ntabwo tudaje yakugeraho ibintu byose icyo amaze kubona ni ukuntu umuntu ahitamo kubaho ntabwo ndabaho urugero ngiye ntabwo ngize nkundana mu myaka yanjye mitoya oya ariko ngiye gukundana ntekereje ko ngiye gukundana by the way kamubwira ukuntu byanigendekeye ngiye ntekereje ko ngiye gukundana nasabye Imana ngo Mana noneho ndakwemereye ko ubu ngubu noneho nakwinjira mu rukundo ngiye narasomaga cyane nkareba ukuntu relationship se bakundana gute se bisaba iki nizihe mbogamizi zigenda zibaho ngiye mfite hano abantu benshi mfitemo ibyigisho byinshi cyane kugira ngo nazakora amakosa kuko iyo utakubonye ibintu mbere ntababeshya nubwo waba uri pasiteri ni ukuri urakosa kuko ikintu udafite amakuru uba utayafite rwose bakuvanga umuntu yakuvanga kandi ikintu cya mbere ni amakuru buriya nicyo kintu cy'ingenzi mu buzima birashoboka rero ko umuntu wakundana utarayibanjemo ariko nukore nujye muri retour d'âge ubundi retour d'âge ntabwo ndiho numva uburyo umuntu ayijyamo ngo numve ngo kubera ko ntakundanye imyaka 15 urariha se ntekereza ko wenda muri iyo myaka hari igihe umuntu wumva wisujya mu rukundo ariko wenda utazi urukundo icyari utaranabiciyemo byibura kagufasha urukundo ni amahitamo y'umuntu n'ukuntu umuntu ateye ntabwo nkopera ngo ndebe ngo Frank yarutwaye gutya none ngo ngiye ntabwo nabikoze ngo ngiye uya urukundo ni ikintu buriya uko nkundana siko Frank akundana cyafite ukuntu rwanjye ndutwara ntabwo nahise rero kuvuga ngo nasimbutse note zo mu wa gatatu none bagiye kuzimbaza mu mwaka wa gatandatu cyangwa se muri mwaka wa gatatu kaminuza ntabwo ntekereza ko ari note bari bumbase hoya ahubwo ntekereza ko bigufasha kubera ko ruba rutaranduye kuko nk'urwanya narutanze neza mu buryo bukwiriye kuko naruhaye aho rwagombaga kujya kandi ruhagera neza rumeze neza kuko nta wundi muntu warufasheho ngo nanjye kuvuga ngo nawe ndakumera nk'uriya ntabwo nigeze niga ku muntu so murakoze rero ntekereza ko nta kibazo kirimo aho ngaho murakoze cyane cyeka niyo cyo Frank afite kongera ku cyumvikanye gusa icyo nasa nk'uwongeraho nuko nk'uko abivuze igihe ibintu ukwiriye gukora wabikoze ntabwo ujye ufata umwanya wo kwicuza impamvu navuze ngo abanza avuge nuko ibi bintu bya retour d'âge hari imvugo abantu biremera ariko bidafite ahantu bishingiye yabo ibintu nyine imvugo iri
ndabivuga gutera imvugo iri aho abantu birebye iri mu kirere runaka byamubayeho agahita bizana ugasanga n'abantu barabyakiriye. Tugomba kwitonda igihe ibintu ukwiriye gukora wabikoze, wamenye uko witwara mu gihe runaka, kuko buri gihe n'igihe cyacyo kandi buri gihe kigira ibyacyo. Muri cya gihe nitwara gute umukristo yitwara gutya muri kino gihe, iki nacyo nitwaye gutya, iki nacyo nitwara gutya. Aba rero barimo babizana nyine ni ibintu bashaka gusubizayo ba bantu. Hari ibintu kuko ibi bintu baba bavuga bitabaye muri ya myaka bashaka gusubira ni ibihese, ni ibihereka tubirebe. Abandi barasoma Yesu yasomanye, abandi barimbejeje Yesu yasomanye, nagiye kubanasubireyo hanyuma mbikore nzaga. No, twavuze ko intego hari umusore cyangwa se hari umukobwa uzitwa umugabo wawe cyangwa umugore wawe, mwubahe rwose. Nkunda kubwira abantu kuba hari ibintu abantu bakora mu rukundo wowe udakora, niyo waba utari umukristo, si uko wenda ubireka kubera ko uri umukristo cyane, ariko mwubaha wa muntu muzabana. Siniyandarika, sinshobora kuryamana n'umukobwa uwo ari we wese nubwo naba ndi mu rukundo rufite intego. Birashoboka ko byagera hagati ntibikunde, kubera ko hari ibintu twibuke ko nyine murimo murigana fiançailles, murimo murigana, hari ibintu byaba ngombwa nitwubyumvikaneho bikarangira. Rero uyu muntu ntabwo ari umugabo wanjye cyangwa ntabwo ari umugore wanjye, ngomba kwirizavinga kubwa wa muntu nazi runaka. Hari abantu biba biri bucye ubukwe bubu bagatandukana, nyine ubwo niko hari ibyo batumvikanyeho bibaye, nyine aho niho birangiriye. Imana ishimye ko birangiriye aho ngaho, ariko hari ibyo yize muri rwa rugendo bizamufasha. So rero ntabwo ngomba kwicuza ngo aribyo naciyemo, igihe cyane nagikoresheje neza. Rero umuntu utarangira muri bino bintu ndashaka ngo abanze yige, amenye. Twavuze ibintu byinshi cyane, niba iki kiganiro hano cyatangiriye azamenya uburyo akwiriye kwitwara, hanyuma ntabwo azicuza ngo ibi sinabikoze nk'uko bivuze. Igihe nikigera ibyo ukwiriye gutanga ibyo bindi wabitse byose gutanga. Ni Frank, ikintu cyane bashaka kubaza, hari umuntu ubayeho ubuzima wenda ari mu rukundo rudafite intego, akaba ajya ashaka kuruvamo wenda kugira ngo azongere ajye mu rukundo nyuma ariko yamaze kuba mature, nkuko twagiye tubivuga, yamaze gukura. Uwo muntu wamugiriye inama Frank? Inama namugira, icya mbere ndashaka kumubwira, kumuhumuriza niyicire witeka. Ibyo byamubayeho, isi irarangiye, byarabaye nyine, ntabwo ushobora kubihindura. Icyo yakora rero, hari akantu navuze kare ndavuga, iyo uzi icyo ushaka ntufate ibyo ubonye. Agomba kumenya icyo ashaka. Buriya iyo intego ihari urugendo ruroroha. Iyo intego ihari, iyo uza aho ujya urugendo rurakorohera. Niyo wahura n'ibikugoye muri urwo rugendo mu nzira hagati utaragera aho ujya, ntabwo ucika intege kuko hari aho ureba, hari aho uri mujya. Ndashaka kubisobanura gutya rero, uyu muntu ibi bintu nubwo bimugoye, hari ibintu twavuze agomba gukora. Ugomba kumenya ko hari umuntu muzabana, kandi ibi bintu uri muca mu rukundo rudafite intego, hari ingaruka twavuze zikubaho. Amarangamutima yawe arangirika, ugasanga uwo muzabana yakiriye umuntu washengabaye cyangwa umuntu wakomeretse ufite ibikomere byinshi. Icyambere bikorere wa muntu muzabana, nyine ubona imbaraga zo kubivamo, kuko ni amahitamo yawe. Twavuze ko umuntu ashobora guhitamo ibyo bintu, n'ubundi ujyamo wabihisemo, ushobora no gufata decision yo kubisohokamo. Nyine ubanza wumve ko hari umuntu tuzabana, kandi ubwo ndi muri bino bintu amarangamutima yanjye arangirika, uyu muntu tuzabana ntazi, ndamuhemukire. Ikindi cya kabiri, kumenya ko izi ngaruka, hari abantu bakunda kuvuga ngo Imana ngo gukiza igisebe, ariko ntigukiza inkovu ya cyagisebe, inkovu igumaho. Si ibintu rero umucamo, ushobora kuba uri muri ya murusi korere cyangwa iyo copinage, ukisanga waryamanye n'umuhungu twita ukajyaho. Nubwo byazarangira, ariko uyu mwana ntabwo wahita umwica, umwana azahaguma. Bikorere, gira imbaraga zo kubisohokamo, kubera ko hari ingaruka runaka ushobora guhura nazo kandi utahanagura. Hari amateka wasiga aho ngaho utahanagura. Ibi bintu numara kubiha agaciro, ibyo maze kuvuga nkabinga, numara kubiha agaciro, uzabona imbaraga zo gusohoka, uzafata icyemezo rwose mu buryo bukoroheye. Ikindi, ku basenga bizera,
Paul yaravuze ngo ushobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Wowe ntabwo wakwishoboza. Nivuga Kristo wumve ko uyu munsi dufite Mwuka Wera niwe mufasha dufite. Nimvuga nturi wenyine, ufite umuntu ugufasha, ufite umufasha ari we Mwuka Wera. Mwemerere akuyobore. Rero none ndambwira ngo beburwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Uvutse bwa kabiri umwana w'Imana. Ufite umufasha rero. Emerera umufasha nawe agufasha. Wiguma wenyine wikwihe, ufite umuntu ugufasha umugisha inama, arakugira inama. Ibyo bintu nabikora rwose bizamura gusohoka mu rugo rwo rudafite intego. Yes, urakoze cyane Frank. Nanabashimira n'undi dusoza. Mwakoze ko banatwe Frank. Nasiko yakoze ko banatwe. Murakoze cyane. Sinkabonye abatumirwa twabazaniye Frank na Scovia twaganire byinshi cyane kandi byize. Niba wabikunze n'ubundi ikintu cyambere no gukora subscribe, comment ku biganiro mwagiye mwumva, ikindi kuri topic cyangwa mwumva twazaganiraho utaha, n'ubundi like usharing n'inshuti zawe cyane cyane urubyiruko ko rukeneye kumenya bino bintu n'iby'agaciro mu buzima bwabo. Murakoze cyane. Nshimira n'umusore wanjye uri inyuma ya kamera Abel, yakoze cyane. So nawe utaha. Ciao.